Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro n'amakuru ya Kora TV Show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe murasozwa na musore wakunda rero bifuriza imigisha ya Nyagasani Krista. Igitangaza makuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Agakanya rero n'andi makuru nkuzaniye na makuru akomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'ibyabere hari mu karere ka Gicumbi aho abanyeshuri na mwarimu bakurikiranywe gukubita umwana agapfa bari kumuziza ibiryo. Byagenze gute rero? Ni inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bibaza ukuntu biragenda. Ese aba bana barabafunga, baraza gufunga uyu mwarimu? Ese aba bana baraza kubimura, biraza kugenda gute? Kuko urabyumva niba bakubise undi munyeshuri agapfa, urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Uko byagenda kose harabaho guhinduranya ibigo, bitabaye ibyo murabyumva namwe. Kugira ngo umwana azajye kwiga mu bandi banyeshuri azi ko yigeze gukora dega nk'iyi ngiyi, murabyumva ko bitakoroha. Biraza kugenda gute rero? Ese bamukubitiye iki? Byinshi tugiye kugenda tuganira hano kuri Kora TV Show. Icyo ngusaba no gukurikirana aya makuru naguteguriye paka ageze ku musozo. Reka nze tugaruke mu kanya kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza, murusheho gusobanukirwa operasiyo yose uko byagenze. Ese byagenze gute? Byinshi uri kwibaza uraza kuva muri aya makuru naguteguriye usobanukiwe. Aya ni amakuru akomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga aho abanyeshuri batandatu n'umwarimu wabo bakurikiranyweho gukubita umunyeshuri bamuziza ibiryo bimuviramo urupfu. Byabereye mu kigo cya Groupe Scolaire Rumuri giherereye mu karere ka Gicumbi, ni mu murenge wa Miyove, ni mu kagari ka Gakenke hariya mu mudugudu wa Museke. Ni amakuru akomeje kugenda agarukaho n'abantu batari bake ku mbuga nkoranyambaga. Bigaragara ko abantu benshi bagaye uyu mwarimu cyane. Murabizi ko ibintu byo gukubita abana ku ishuri byari byaravuyeho. Abantu benshi batangiye kugenda bavuga ko bagomba kumukatira burundu, ariko uko byagenda kose byinshi turajya turushaho kumenya, cyangwa byinshi birakomeza gusohoka kuri aya makuru turajya tuza tubibaganireho hano kuri Kora TV Show. Ikintu abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ni kuri aba banyeshuri batandatu uri kugenda ubona kuri screen yawe, urabibona ko bari bakiri bato. Ibaze gukora umwana cyangwa aba banyeshuri bumva ko bakoze iki gikorwa cy'ubugwari nk'iki ngiki, wenda babikoze batagamije kumwica, ariko uko byagenda kose nyine urumva ko umubyeyi w'uyu mwana nta kintu waza umusobanurira. Kohereza umunyeshuri ku ishuri bakaguhamagara bari kukubwira amakuru mabi gutya, sinzi ikintu umubyeyi w'uyu munyeshuri waza kumusobanurira. Uwo mwarimu rero witwa Nibagwire Karine ngo yahaye abanyeshuri amabwiriza yo gukubita mugenzi wabo kuko ngo yari yaje kurya kandi atize. Ibi bintu bijya bikunda kubaho ku bigo by'amashuri cyane cyane primaire, nk'umwana agakwepa amasomo, yabona nk'amasaha yo kurya agiye kugera agahita aza akarya akongera akitahira. Bijya bikunda kubaho cyane, ariko sinzi niba bari kumuhanisha kino gihano. Ibaza abana batandatu kuguhuriraho bakagukubita, hakiyongeraho n'umwarimu. Umwarimu niwe wabahaye itegeko. Ni ibintu bikomeje kugenda bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Uko byagenda kose murabyumva ko uyu mwarimu we nagutinda ubwo bamaze kumuta muri yombi, ahubwo basigaye kwiga kuri dosiye y'aba bana batandatu basigaye. Biraza kugenda gute rero? Byinshi birakomeza kugenda biva muri aya makuru turajya tuza tubatangariza hano kuri Kora TV Show. Ngo operasiyo yose rero uko byagenze, ngo ubwo bari bamaze gukubita uwo mwana ngo yarabacitse ariruka agwa mu muferege ufata amazi wari uri aho hafi n'ayo mashuri, ufite uburemere bwa metero 1.5 mu bujyakuzimu. Murumva ko ari ahantu harihari cyane. Ngo abantu nyine bamutoye muri icyo cyobo yari amaze kugwamo, ngo ubwo bahise bamufata bamujyana ku kigo nderabuzima cya Miyove, ariko umuyobozi w'icyo kigo nderabuzima avuga ko uwo munyeshuri yahageze yapfuye byamaze kurangira. Ni amakuru ababaje rero abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Nawe uraza twandikire muri comment, cyane cyane abantu b'Igicumbi nibo ndi gushaka kugira ngo muze mutange ibitekerezo byanyu. Bibaye ngombwa twazajya no kuri tele tukabakorera iyi nkuru, wenda tukayigerera ku kigo cy'amashuri kandi bidatinze. W'icyo musezeranyaho
ukande subscribe hano kuri Kora TV Show kugira ngo ibiganiro n'amakuru tuba twabategure bijye bibageraho umunsi ku munsi. Umurambo rero ngo nabikomere wari ufite nk'uko bigaragara, usibye ko ngo wari ufite udusharure mu gatuza bikekwa ko yakubiswe cyangwa uyu mwana bagiye bamukubita mu gatuza bakaba baragiye banamukubita hasi arimo ahunga abo banyeshuri bamukubitaga. Uyu mwarimu rero abantu benshi bakomeje kugenda bamugaya ku mbuga nkoranyambaga. Ni bya bindi abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo hari igihe ubyukira ibumoso, kubyuka ugiye mu kazi ugakora akadega nk'aka ngaka, cyangwa wari ubizi ko wenda bashobora kuba bagiye kumukanga kugira ngo yirukanke wenda narye, cyangwa ngo yigaye kubera yaje kurya atize bikarangira bimuviremo urupfu. Wasanga umwarimu nawe yarabikoze abibwira abo banyeshuri kugira ngo bamukange wenda abone ko uwo mwana yakoze ubugwari kandi bitashobora kuzongera kumugwa neza, agomba kujya aza kurya yariye, ariko bikamuviramo iyi myako. Ntabwo biba byoroshye banyarwandakazi, nawe ushyize mu gaciro utekereje urumva ko iyi kesi ukuntu imeze ni hahandi nyine hazamo umwako, naho ubundi byo kuvuga ngo babikoreye ubugome ntabwo biba byoroshye. Sinzi ko abana bangana gutya bakifata bakavuga ngo bagiye gukora ubugome bungana gutya bo n'umwarimu, ntabwo biba byoroshye, ariko nyine biraviramo isomo abandi barimu bakora ku bindi bigo hirya no hino mu Rwanda. Namwe nyine murabizi ko ibintu byo gukubita byaciwe, muraza mutwandikire muri comment mutubwire kugira ngo namwe bibere abandi barimu isomo. Gusa ikintu ndi kubona muri operation cyangwa ikintu ndi kubona muri iki kibazo ukuntu biraza kugenda nuko aba bana baraza kubafata bakabahindurira ibigo, cyangwa niba barabafunga nabyo turaza kubimenya. Gusa murabibona ko umukora ashobora kuba afite nk'imyaka nka 11. Ntabwo byoroshye, ahubwo turarushaho kugenda tumenya amakuru uko bwije nuko bukeye. Impamvu bumvikana rero mbona hano hantu ukuntu byaza kugenda nuko aba banyeshuri 6 bashobora kubafata bakaba babahindurira ibigo. Urabyumva ko baramutse batabikoze gutyo wenda cyetse niba baraza gufungwa, ariko baramutse badafunzwe n'undi byasaba ko babakura kuri ibyo bigo, kuko abandi banyeshuri babanga ni handi umwana yazahura na depression cyangwa azagira ikibazo cyo mu mutwe kubera ahantu hose anyuze bagenda bamubwati dore wa munyeshuri wishe mugenzi we, dore ba banyeshuri b'abagome. Uko byagenda kose namwe muri kubyumva aho bishya bishyira. Uyu mwarimu rero abantu benshi bakomeje kugenda bamugaya ku mbuga nkoranyambaga, ariko nawe ushyize mu gaciro ukumva ukuntu ibintu byose byagenze, ushobora guhita wumva ko ari kwa kundi umwarimu akora ikintu kugira ngo abandi banyeshuri bakange mugenzi wabo abone ko ibintu bari gukora atari byo, bikaza kurangira bigenze gutya rero. Ariko niba baramukubise bikagira naho abacika gutya, urumva ko bari bamukomerekeje cyane. Ntabwo byoroshye uru rubanza ukuntu ruzacibwa, tuzaza tubibatangariza hano kuri Kora TV Show kugira ngo mujye murushaho gusobanukirwa. Amwe mu makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byanditse kuri iyi nkuru bavuga ko abanyeshuri bakekwa hamwe n'umurezi wabo watanze amabwiriza yo gukubita umunyeshuri bajyanywe gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba. Umurambo w'uwo munyeshuri wajyanywe ku bitaro bya Byumba ukaba ugomba koherezwa i Kigali kuri uyu munsi turi kuvugana kugira ngo bafate bimwe mu bimenyetso, ariko ibimenyetso bafata se byamaze kurangira, n'ubundi byamaze kurangira, uwo mwana we byamaze kurangira. Reka twihanganisha ababyeyi be, umuryango we, tuvuga ngo Imana imwakire mu bayo. Ni inkuru ibidashimishije, ni inkuru ibibabaje cyane. Ntabwo biba byoroshye, wenda biraza kubera isomo n'abandi barimu bigisha ku bigo hirya no hino. Wenda nawe niba uri kutwumva wari umwarimu, ndagira ngo nyine ujye wigengesera ku munyeshuri w'umuntu. Ntabwo biba byoroshye. Nibyo koko abanyeshuri ba primaire bagira udukosa twinshi na tumwe tugiye dutandukanye, hahandi ubona ugiye no kubakubita utazabivamo ahubwo amaboko yazakurya. Natwe turabizi, twize primaire, twize za secondaire, byagenze uko amadega twagiraga turayazi. Ariko murabizi muri iki gihe ibintu byo gukubita byavuyeho rwose, so uko wenda abana badakosa, ibintu byabaye danger. N'umwana akora igikosa nyine wamukubita bikaba ngombwa ko bishobora no kujya mu nkiko bikarangira bagufunze. Sinzi ikintu wenda leta izakora kugira ngo abana, ariko murabizi ko inkoni ivuna igufa ntabwo ivuna ingeso. Bisaba kuganiriza abana. Niba umwana nyine yakoze ikintu kitari cyiza, ukagenda ukamwicaza ukamuganiriza, ukagira byinshi ugenda umukosora ariko utifashishije inkoni. Ngaye nguko rero ayo niyo makuru ari kuvugwa ari mu karere ka Gicumbi. Niba ukunda Kora TV Show uraza twandikire muri comment.
ndagerageza ibishoboka byose kugira ngo tuzagere ku babyeyi b'uwo mwana kugira ngo tugire bimwe na bimwe tuganiraho. Ikiganiro kizaca hano kuri Kora TV Show. Niba ukunda Kora TV Show uzakande subscribe cyangwa ukande subscribe kugira ngo iyo notification itazagucika cyangwa icyo kiganiro nigisohoka uzahite ukibona mu ba mbere. Biraza kugenda gute rero? Benshi bakomeje kugenda bavuga ngo aba bana bararengana, ntabwo babikoze bazi ko biragenda gutyo, babafashe wenda babahindurira ibigo babajyane ahandi hantu hagiye hatandukanye, wenda ntibabashyire no ku bigo bimwe kugira ngo ayo makuru atazamenyekana. Murumva ko aramutse amenyekanye no ku bindi bigo babajyanyeho babahinduriyeho bishobora guhita biteza imvururu mu bandi banyeshuri bahasanze. Urumva ko ari ibintu biba bitoroshye. Ubwo leta nayo ifite uburyo izabyeranja, imyanzuro izavamo, niba bafunga, niba bajyana mu bigo ngororamuco. Byinshi mugenda mwibaza tuzaza tubibatangariza hano kuri Kora TV Show kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Ngaye ngoko rero ayo ni makuru yaragezweho muri izi saha. Reka dukomeze kubana mu biganiro bitabya Kora TV Show. Imana ikomeze kubandindira. Ciao ciao.